Reka mbahe ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu ku ijambo ry'umwimerere. Mbahaye ikaze Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohi Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום. Tugiye kureba ubuhanuzi bwa Israel na Palestina, intambara gatatu y'isi yose ivugwa, uko amahoro ashobora kuzagerwaho muri kiriya gihugu, nibyo bita bya Antikristo. Ubu akaba ari ubuhanuzi njyewe nita ubwa Satani, ngendeye kuri Satani, kuko ubuhanuzi nyabwo buzakorwa ari uko ubwoko bw'Imana, abayuda bari muri Amerika n'ubwoko icumi bw'abari muri Afurika baje hamwe mu gihugu cy'isezerano. Mbanje kubasuhuza rero mu izina ry'Imana ishobora byose, Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bakunda kwita Kristo. Uyu munsi rero tugiye kureba ubwo buhanuzi uko bo babutegura. Wibuke ko ubwoko icumi bwarabuze, bari abantu bari muri kiriya gihugu ntabwo ari ubwoko bw'Imana. Ibimenyetso ni byinshi, none ikimenyetso rurangiza ni uko badashobora no gukora DNA kugira ngo abantu batamenya ko atari ubwoko bw'Imana. Birabujijwe, kirazira muri Israel gukoresha DNA. Urumva ko bihita bibafatisha. Mbere yo kubyinjiramo rero mbanze mbashimire mbikuye ku mutima bakomeje kwiyandikisha, bakomeje gukora subscribe niba utariyandikisha. Mwe mumaze kwiyandikisha gukora subscribe ndabashimiye cyane, kuko binyereka ko munyote ukuri, koko mushaka kumenya ukuri kuzabatura ubwoko bw'Imana bwo bw'abirabura, kandi umenye ngo ukuri kubohora imbohe. Ndabashimiye mbikuye ku mutima. Kandi aho like rero kugira ngo tuzamuke ubutumwa busakare ku bantu benshi, babyuke tuze hamwe twese under one consciousness, ububyutse bumwe, dufite imyumvire imwe, turi kuri kode iyo imwe. Uno niyo izatubyutsa kugira ngo twigobotore zamutse ibihugu. Ubuhanuzi rero nakubwira ni hari ubuhanuzi Satani uko abubona, hari ubuhanuzi uko abantu basobanura, hari n'ubuhanuzi noneho nyabwo bw'Imana, ubwoko bw'Imana uko bizagenda, uko umukino uzarangira. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba ubuhanuzi bw'ukuntu abari ku ruhande rwa Satani babona ubwo buhanuzi. Batangira bavuga Irani buri gihe iba ku munwa wabo, kuko bavuga bati Irani iteje ikibazo, irabangamiye kuko yanze kujya mu mujyo wabo Antikristo. Niyo mpamvu ubona Irani bashaka kuyisenya, bapinga Uburusiya, bakavuga bati Irani iravuga ngo Israel iri hariya ngo imeze nka kanseri muri kariya karere, niko babyita. Abaza mu by'ukuri kuki barwaye Irani? Nageze kubwira ni urabona Trump yari ifashe yishyira ku giceri n'umwami Kuro, kubera ko Kuro yari umwami wa Persi watahakanye ubwoko bw'Imana Israel, bakajya kubaka rwa rusengero rwa kabiri. Trump nawe yigize umwami Kuro. Nimba bavuga ngo Persi ya kera yarabafashe kandi ari Irani y'uyu munsi, kuki ari abanzi, kuki atari inshuti z'akadasohoka? Ni ukuvuga ngo ahubwo bazi ko Irani z'ukuri ibabangamiye, kuko izashyira hanze amabanga n'amabi yabo. Tubijyemo rero, bavuga ko intambara ya gatatu y'isi yose ngigiye kuba izagomba kwica abantu 1/3 cy'abatuye isi yose. 1/3 cy'abatuye isi yose, hafi miliyari zijya kugera kuri zingahe, zijya kugera kuri 3 zigomba kuzagwamo. Bakavuga rero ko bifashisha ibyahishuwe 9, 13 kugeza kuri 19. Bakavuga ko ari byo bizasiganwa noneho habaye amasezerano hagati ya Israel na Palestina, bakazakora nka biriya Ubuhinde na Pakistan zakoze, bakazakora ibihugu bibiri iyo bihanganye ukuntu biza hamwe bigakora amasezerano noneho bikemera kubana, kimwe kigenga n'ikindi kigenga. Israel rero Benjamin Netanyahu bakavuga bati no, ibyo bintu tubikozwa, ariko noneho hakazaba akagambane k'umuryango w'abibumbye, Amerika, Uburayi, bakazemeza Israel kugira ngo izemere kumvikana na Palestina, no bafate igihugu cya Palestina kigenga, bafate na Israel yigenga, no ngo babane ku mahoro. Ibyo bakabyita amasezerano y'imyaka 7. Muri cyo kimenyetso kizerekana ko ngo Kristo arafu kugaruka, ayo masezerano namara gusinywa, cyangwa se ngiyo ntambara ya gatatu y'isi yose, bakavuga ngo ntabwo bazi kizaba mbere, ngo yaba ari amasezerano cyangwa yaba ari intambara, muri iki kizaza mbere. Niko bakomeza bavuga. Noneho bakavuga ngo iyi ntambara ya gatatu y'isi yose ngo
yahanuwe muri Daniyeli 9:27 arimo ngo Antikristo azasinya amasezerano y'imyaka 7 nakubwiraga, azageramo hagati imyaka 3 n'igice, ngo bakayasesa bakisubira Israeli, ngo bakayivira indimwe, ngo bakayisenya. Niko bavuga ngo aya masezerano rero kugira ngo ashyirwe mu bikorwa hagomba kuba ibintu bitanu bizatuma amasezerano akunda. Icya mbere bavuga ko hagomba kuzashyirwaho igihugu cya Palestina kigenga, kikazaba kirera muri Yudea yose, hariya bita West Bank. Iyo niyo ngingo ya mbere nizatuma amasezerano aba. Icya kabiri rero, ntarabirenga, muri Israel bakomeza gusunika bavuga ati no, ntabwo tuzabyemera, Palestina ntabwo ishobora kwigenga tugihumeka. Ntabwo muri Israel yabikozwe, ariko nkuko nabikubwiye bazabyemezwa n'imiryango mpuzamahanga, niko ubwo buhanuzi bwabo bavuga ngo buzagenda. Icya kabiri kizatuma amasezerano akunda nuko abayahudi bari hariya b'abazungu ngo bazaguma muri iyo leta ya Palestina izaba imaze gushingwa, bakahaba nka nyamuke. Bazakomeza baheme nyamuke kugeza ngo iyo ntambara iteye, noneho ngo bakazahungira mu misozi, ngo nkuko byanditse mu Ivanjiri ya Matayo. Bimwe ibyo ngibyo byabaye muri 70 basenye urusengero rwa kabiri, ubwo ubwoko bw'Imana bwazaga bujya mu misozi muri Afrika. Urumva ko ubwo buhanuzi bwabo bo babyita ko ngo bizaba icyo gihe, kumbi ntabwo ko bimeze kuko byarabaye. Icya gatatu rero, hariya hamye hubakwa urusengero yabo rwa mbere rwa kabiri, ngo hagomba kuzakontororwa n'umuryango w'abibumbye UN, ngo abasilamu n'abari abayahudi ngo bakazajya bajyayo bakahasengera bose, ngo bafite ububasha n'uburenganzira bwo kujyayo. Bakavuga ko rero ari wazatuka ya ntambara ya Armageddon, nkuko tubisanga ngo byahishuwe 11:1-2. Urumva rero Israel igomba kuzubaka urusengero rwa gatatu hariya hantu. Izarwubaka gute? Ariyo ngingo ya 4 izatuma ibintu ngo bijya mu buryo. Israel igomba kubaka hariya hantu urusengero rwa gatatu, nkuko babisanga mu byahishuwe 11:1-2, bigashimangirwa n'Abatesalonike ba kabiri kuva kuri 2 kugera kuri 4. Urusengero rwa gatatu tuzi neza ko ntabwo ruvugwa muri Bibiliya. Urusengero rwa gatatu ntabwo ruvugwa muri Bibiliya, kuko bo bavuga ko bagomba kuzarwubaka nk'abantu, nubwo Imana tuzi ko ariyo izakusanya ubwoko bwayo bivanye mu mpande enye z'isi, Imana ikazabagarura mu gihugu cyabo. Ntabwo iby'urusengero rwa gatatu ruzubakwa na muntu birimo. Nubona rero barwubatse, ariyo mpamvu bavuga ngo Antikristo wabo nibwo azajyamo akavuga ngo ni Imana. Ibi byose urumva ko hari ubuhanuzi nyabwo bw'Imana, hari n'ubuhanuzi bwabo bapanga, kuko tuzi neza ko nta rusengero na rumwe ruzubakwa hariya Yerusalemu rwubatswe n'abantu ngo bavuge ngo ni Imana ngo yarushyizeho. Tuzi ko Imana uko izazana abantu mu gihugu cyayo cy'isezerano, izabikora bivanye mu mpande enye z'isi, niko kwayo gukomeye, ikazaza ikaba Imana yabo hagati, natwe tukabana bayo. Icyo gihe n'izuba ntabwo rizaba rigitanga urumuri, ahubwo Imana izaba iduha urumuri ubwayo, n'ubwo izuba n'ukwezi bitazava ngo bigende burundu, ariko icyo gihe ntabwo tuzaba dukeneye ngo biducanire, tuzaducanirwa n'urumuri rw'Imana ubwayo. Urumva rero ko ibyo by'urusengero rwabo nabyo bitari mu buhanuzi nyabwo bw'Imana. Icya gatanu rero mu kizatuma ari amasezerano aba, nuko ngo iya Israel igomba ngo kuzagumana Yerusalemu igihe cyose ubuziraherezo, nk'uko bisanga muri Zakariya 14:2. Ariko nyuma ngo bizagenda gute? Ya amasezerano mu kuyasinya y'imyaka 7 ngo za Palestina zizageraho, namara nyine kurangira Palestina n'ibindi bihugu bavuga mu Bufaransa bakavamo UN, bazatavuga bati no, ntaho bikunda, bayasese no ngo bashake ko Palestina yagira n'igice cya Yerusalemu. Ibyo ngibyo byo gushaka igice cya Yerusalemu, ngo nabo bagire agace ka Yerusalemu, kuko byanze bikunze umurwa mutagatifu w'Imana Yerusalemu, bizagera ngo bari Palestina bashake kugira igice, aribyo bizaterana no intambara karundura. Ayo masezerano n'imyaka 7 rero namara kurangira, niko bazashaka icyo gice, nkuko tubisanga muri Ezekiel 37, ariyo ya ntambara bavuga ngo Gog na Magog, ngo bamanuka na za Turkiya, bamanuka na za Iran, noneho ngo batera Israel, ariko bavuga ngo Amerika izatera umugongo Israel. Barabizi neza, barabivuga umunsi ku munsi ko Amerika izatera umugongo Israel. Ndashyira iyo video ku mugereka hejuru uze kureba,
aho uriya muri wavuye nuko bari kuvuga ngo bararakaye cyane ngo Amerika ngo yarabatereranye ngo igeze mu bikomeye none bari kubataha mu nama bavuga ko byanze bikunze badashobora kongera kwizera Amerika kuko ngo Amerika nta kintu bazongera kuyibaza bazajya bafata imyanzuro yose batagishije inama Amerika ngo basanze ibagambanira cyane cyane Trump niwe bashyira mu majwi bavuga ngo arabagambanira cyane. Urumva ko ibyo bintu byose kugira ngo bikunde bakazana Antikristo wabo byose ngo babisoze nuko nguko bashaka kuzakura ubuhanuzi bwabo bwa Satani kugira ngo bagume muri kiriya gihugu. Ariko se bizashoboka ko ubwoko bw'Imana bwamaze gukanguka? Yuda uri muri Amerika barabirabura barakangutse, ubwoko icumi urabona ba Traore, iyo video nashyizeho nayo ya Traore uze kuyireba, byanze bikunze Traore bamwica batamwica, Traore ni imbarutso ya bwa bwoko icumi bwa Afurika kugira ngo buzazamuke. Niyo mpamvu ubona Amerika iri kurwanya Traore bamuhiga bukware hasi kubura hejuru kugira ngo bamwivugane atazaba iyo mbarutso. Ariko se wakumira ubuhanuzi ko mbivuga? Ntibishoboka. Yaba rero Abafaransa, yaba Arabie Saoudite na UN ngo nibo bazagira uruhare muri ibyo bintu byo kugira ngo ayo masezerano abeho asozwe. Ibyo rero byumvikane ko akari akagambane ko kugira ngo umwirabura atongera gukanguka gasubirana ubutware. Niyo mpamvu wicara ugategereza uvuga ati abantu ko bafite umuhati mu gushaka kwivugana Traore n'ubuhoro, twebwe dushobora kugira ngo n'ubutunzi yes burimo, ariko igikomeye cyane abantu benshi batumva batabona nuko Traore n'abandi bose bagenda bamushibukaho bazaba inkomoko imbarutso yuko bwa bwoko icumi bwa buri muri Afurika bumenyekana. Niyo mpamvu abantu bari kumushakira hasi kubura hejuru. Noneho urabona ko bari abayuda bari muri Amerika barazamutse birirwa bari mu mihanda bigisha kare ubwoko bw'Imana, bakabaca amazi bakabisuzugura kuko nyine bazi ko bakontrole media, bazi ko bakontrole internet, babihosha bigaceceka. Ariko urumva muri Afurika ko ari giant ari nini, yose nimara kuzamuka azamukira icyarimwe abantu bose bakamenya ko ari ubwoko bw'Imana. Ibaza umunyafurika noneho ibi tubabwira mu gashidikanya uzaba ubizi biri official, biri mainstream media, mu bitangazamakuru bikomeye biri official ko umunyafurika ari ubwoko bw'Imana. Izo mbaraga abanyafurika bazagira, ubwo bwenge, ubwo bushake, wa mwuka w'Imana uzabazaho noneho ukuntu Imana yabihanuye. Imana yarabihanuye mu ijambo ry'Imana, icyo gihe nikigera nzabaho umwuka wera, mwibukaho muri bo, mugira inzozi, mukora ibintu bihambaye cyane, mugira inzozi, noneho mukora ibitangaza bikomeye cyane. Urumva ko ni ibintu bizaba bikomeye. Reba umunyafurika wamenye ko ari we bwoko bw'Imana byanyabyo noneho bitakivangiye. Urumva ko abazungu tuzisanga ari bo bayoboye babirabura, kuko uwa mbere azaba uwa nyuma n'uwa nyuma abo uwa mbere. Niko bigiye kugenda. Niyo mpamvu n'abazungu batabishaka ko bazi ko nidukora ubwo bubyutse tuzajya hejuru bajye hasi, barababoyi babo bajye hasi yabo nabo bose. Niyo mpamvu ubona bagambana, ubona ko zira nama zibera mu bihugu by'Abarabu cyane. Niyo mpamvu ubona ba Trump bari mu bihugu by'Abarabu, niyo ubona ba Pop birirwa mu bihugu by'Abarabu. Ni kakagambane kabaye nko muri Zaburi 83 bakoze mu itangiriro. Wibuke ko Imana irakubwira ngo iyo ushaka kumenya ibizaba mu iherezo usubira ku itangiriro, ku isoko aho byose byakomotse, bashyira hamwe muri Zaburi 83 kugira ngo bakore iyoza bwonko umwirabura. Niko byagenze. None dore n'iminsi ya nyuma iri kuza, abazungu n'abarabu bari kwihuza kugira ngo bakomeze batsikamiye umwirabura. Ariko never again nkuko bivuga, ntibizaba ukundi. Iwe ryagaragaye niba rikisha isuka, kandi ubu umwirabura knows better kuruta uko badukorera iryoza bwonko kera. Iryoza bwonko ryatwaye imyaka 900 kugira ngo baridukorere. Niyo mpamvu njya ntwenza nkavuga nti wasanga impamvu Kristo nawe azaza akamara ikinyagihumbi azaba ari kutuvana mu iryoza bwonko twakorewe. Ariko igihe ni iki, birashyushye. Ubutaha buranzagereza babwira ubuhanuzi nyabwo bw'izo nkone ebyiri, noneho uko bizagenda, uko Yuda n'ubwoko icumi bazahura, noneho uko bizagenda bari abantu bamaze kuva muri kiriya gihugu. Nabwo n'ubufindo bukomeye kuko Imana iratubwira ngo icyo gihe nibiba bizatuma kwambuka k'ubwoko bw'Imana bava muri Egiputa bagiye mu gihugu cy'isezerano. Israel iki gihe bambukanwa na Mose bizaba nk'ibitwenge, bizaba nk'umukino, kuko iby'Imana izakora bizaba kabarore, bizaba birenze ubwenge bwa muntu. Ubwoko bw'Imana nibutaha bukajya mu gihugu cy'isezerano, ubwoko nyabwo. Ubu rero reka turebe ubuhanuzi bwabo. Bafite ubuhanuzi bwabo ari gusunika, reka busike turebe ikizavamo. Ari icyonzi cyo
nuko nzi umunsi abanyafurika bamaze kumenya ko ari ubwoko bw'Imana nyabyo, isi izahinda umushyitsi, isi izajya ku mavi, kuko igihugu kizaba kibonye bene cyo. Nkaba nongeye kubashimira rero abanye nanjye ukomeje kwiyandikisha, birangaragariza ko munyotewe ukuri. Komeza ukunda ukuri, ushaka ukuri, usangiza abantu ukuri, kuko nimba nta kuri kuri muri weho ntuzabona Imana. Forget about it. Ntuzabona Imana. Nzi neza ko abanyotewe ukuri muze muzane abandi bumva ukuri, musangiza abantu ukuri, kandi aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kandi subscribe. Ubu nibwo dutangiye noneho kuza mu kuri nyakuri, ubundi twimenyerezaga. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde, kandi mwibuke ko ukuri kubohora imbohe. Kaba mbashimiye. Shalom, shalom, todaraba, tov meyo.